umutima, iyo numva ijambo ryawe ndakomera, sinzakuvaho mwami wanjye urakomeye. Amahoro mu rusengero rwiza, umutekano w'abana b'Imana, turaririmba tukanezerwa tugashima Imana, niho twumvira ijambo ry'Imana. Amahoro mu rusengero rwiza, umutekano w'abana b'Imana, turaririmba tukanezerwa tugashima Imana, niho twumvira ijambo ry'Imana. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Nongeye kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, nk'uko twatangiye ibyigisho by'uruhererekane mu nsanganyamatsiko igira iti inama z'Imana muri iyi minsi. Ubushize twize icyigisho cya gatandatu cyatubwiraga inama Imana ifitiye abantu, umugabane wa mbere, aho twabonye igihe Adamu na Eva bamaze gucumura mu ijuru, bongeye gutekereza ku by'inama y'agakiza, bongera gutekereza igitekerezo cyo gucungura umuntu. Nuko umwana w'Imana yambara kamere muntu, amanuka aza ku isi kugira ngo uwo mubiri yambaye awugeragezwemo kandi azabashe gutabara abazageragezwa bose. Muri iki cyigisho kandi twabonye ko inzira imwe rukumbi y'agakiza ari Yesu Kristo, aho twabonye uburyo ki abamarayika bamaze kumva umugambi Imana ifite wo gucungura abantu, bifuje ko icyo gikorwa bagikora. Bifuza kuba baza ku isi nabo bakemera bakitanga bagapfa ku bw'umuntu, ariko twabonye uburyo ki ubugingo bwabo butari buhagije kuba bwacungura umuntu, ngo umuntu wari wahinamiranye cyangwa wari wagiye kure y'Imana yongere acungurwe agarurwe Imana. Niko Kristo ufite ubugingo buzima kandi budakora icyaha, kandi we waremye umuntu, yemeye kwishyiraho igihano cy'icyaha, yemera kuza mu isi. Nanone twabonye uburyo ki Satani, uburyo Ellen White yeretswe Satani uko yahoze ameze akiri marayika unezerewe uhabwa ikuzo, ngo yeretswe ko agifite ishusho nk'iy'ubwami, ngo ariko ngo mu maso he ngo hari hateye inkeke cyangwa harimo ubwoba cyane, bitewe n'ibyo yabonaga bigomba kuzamubaho. Uyu munsi tugiye gukomezanya n'icyigisho cya karindwi, inama Imana ifitiye abantu, umugabane wa kabiri, aho tugiye gutangirira ku magambo avuga ngo amategeko y'Imana adahinduka. Mbere ko dutangira katubanze dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, turagushimiye cyane, izina ryawe nirishimwe. Tumaze gucumura ntabwo watureketse rwose, ahubwo wowe waturemye, wemeye kwambara umubiri nk'uwacu, uza kuri iyi si ubaha imibereho ya kimuntu. Ni ukuri ku iherezo ry'ubuzima bwa hano ku isi urapfa, kugira ngo inyokomuntu yawe hano ku isi yose ibonere ubugingo muri wowe, ubuhimbarizwe. Ubwo dukomeje kwiga ijambo ryawe rero, kandi ukaba ukomeje kuduteza inyota yo kumva twifuje ijambo ryawe, tukwinginze kugira ngo imbaraga yawe mvajuru ikomeye ize ibane natwe, tumurikire rwose, kugira ngo tubashe kuryiga kandi turifate, maze uzatubere impamvu n'urwego turiho tugana iwawe ubwo uzaba ugarutse. Utugire neza rero, ari njyewe ugiye kuvuga iri jambo, ndetse n'abateze amatwi, twese tugirane neza mu izina rya Yesu. Inshuti muvandimwe kandi inshuti y'umusaraba, amategeko y'Imana adahinduka.
kuba Kristo yaraje hano ku isi ni igihamya kigaragaza ko amategeko y'Imana atagombaga guhinduka kandi cyangwa atazahinduka. Mu ijuru hose barijijwe cyane nuko Adamu na Eva batumviye bakagwa bakazanira amoko yose y'abantu bose umujinya w'Imana. Bari baratandukanijwe n'Imana, bashyirwa mu butindi butagira kivuriro. Amategeko y'Imana ntiyajyaga guhinduka ngo byorohereze umuntu akaga ke, kuko Imana yari irabiringanirije. Ntabwo amategeko yajyaga kubura imbaraga cyangwa gukurwaho agace gatoya k'ibyo yikubitiye. Nshuti muvandimwe, nk'uko dutangiye tubibona, ntabwo amategeko y'Imana yari gukurwaho cyangwa ngo ugerekane ugakurwaho rwose ngo ahindurwe ngo kugira ngo byorohereze umuntu. Oya rwose, abamarayika b'Imana boherejwe gusura abo bantu bombi bari baguye ngo babamenyeshe yuko nubwo batagishoboye kugumana isambu yabo yera ariyo rugo rwabo rwo muri Edeni ku mpamvu z'uko bacumuye amategeko y'Imana, ngo icyakora ntibapfuye kurekerwa aho ngo bahere burundu. Bamenyeshwa ubwo nk'umwana w'Imana wajyaga uganira nabo muri Edeni. Yabagiriye impuhwe abonye ko kubaho kwabo kudafite ibyiringiro, maze yemera kwishyiraho igihano cyari kibakwiriye. Aritanga ngo abantu babeho babiheshejwe no kwizera umurimo wo guhuza Kristo washakaga kubakorera. Muri Kristo noneho haboneka inzira y'ibyiringiro. Nk'umuntu naho yaba yakoze icyaha gikomeye gute atazaheranwa n'ubutware bwa Satani. Amen. Kwizera ibyo gukiranuka k'umwana w'Imana guhesha umuntu ishema cyane, akabona uko arwanya ibishuko bya Satani ngo azahabwa igihe cy'imbabazi, maze muri icyo gihe nagira ukubaho kwihana akiza umurimo wo guhuza n'umwana w'Imana, akizwa urubanza rwo gucumura amategeko ya Data wa twese. Noneho azahera ko ashyirwe hejuru, agere ku rugero rw'aho umuhati we wo gukomeza amategeko yayo ubasha kwemerwa. Mu by'ukuri Kristo yemeye kuza apfa muri cya cyimbo Adamu na Eva bagombaga gupfa. Kubera ko Adamu na Eva bari gupfa bakagenda buheriheri nibe bakiriho, umwana w'Imana wari ufite ubushobozi bwo kuba yapfa akazuka, umwana w'Imana wari ufite ubugingo ushobora kwihanganira imibabaro y'iyi si ntakora icyaha, yemeye kuza ku isi, yemera gupfa kugira ngo aho urupfu umuntu yari gupfa Kristo arupfe, bityo wa muntu niyizera wa murimo wa Edeni akuwemo azabashe kuwusubiramo. Abamarayika babatekerereza iby'agahinda kabaye mu ijuru bamaze gutangarizwa uko abantu bacumuye amategeko y'Imana, bigatuma Kristo agomba kwitangaho igitambo gikomeye ari cyo cy'ubugingo bwe bw'igiciro cyinshi. Nshuti muvandimwe turi kumwe, aya magambo aratwereka uburyo ki Kristo yahise atera intambwe kugira ngo asohoze icyo amategeko yasabaga. Mbese amategeko yasabaga iki? Iyo dusomye mu Itangiriro igice cyaho cya 3 niho hari amagambo avuga ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. None ko Adamu yari amaze kukiryaho, nicyo cyari kimukwiriye kwari ugupfa rwose. Rero uru rupfu Adamu yagombaga gupfa, Kristo yaje arwishyiraho ararupfa kugira ngo twebwe nituramuka turwizeye cya cyaha cyakoze cyo kwica amategeko y'Imana kidukurweho. Ubwo Adamu na Eva babonye ko amategeko y'Imana yubahirijwe cyane kandi yera bihebuje, kuyica bikaba byararinze gutuma igitambo cy'igiciro cyinshi cyane kigomba gutambwa ngo kizaba kizanye n'urubyaro rwabo be kurimbuka buherehere bisabira gupfa, cyangwa se ngo ahubwo barekwe bo n'urubyaro rwabo biyishyurira igihano cy'igicumuro cyabo, aho kugira ngo umwana w'Imana ukundwa arinde kwitamba ibigeze aho. Umubabaro wa Adamu urushaho kugwira, yabonye ko ibyaha bye bikomeye kuko bikaba bimubyariye ingaruka iteye ubwoba. Ese harya birakwiriye kugira ngo umuyobozi wajyaga agendana nawe bakiganirira ubwo yari akiri umuziranenge,
ubu abamarayika bubahaga bakamusenga, niwe ukwiriye gukurwa mu mwanya we w'icyubahiro akaza gupfa azize ibicumuro bye? Adamu yakomeje gutekereza ingaruka z'icyaha, akomeza gutekereza uburyo icyaha gikomeye cyane, uburyo umwana w'Imana yemeye kumanuka. Nuko aravuga ngo ese ahari ntibyari bikwiriye ko twebwe twapfa buheriferi tukagenda? Ariko Adamu amenyeshwa ko ubugingo bwa marayika budashobora kwishyura umwenda we. Amategeko ya Yehova ariyo rufatiro rw'ubutware bwayo, ijuru no mu isi arera nk'Imana ubwayo, maze kubera izo mpamvu ubugingo bwa marayika ntibwajyaga gushobora kwemererwa n'Imana ngo bube igitambo cyo kwishyura gucumura amategeko yayo. Kuri we amategeko aruta cyane abamarayika bera bagose intebe yayo. Data wa twese ntiyashobora gukuraho cyangwa guhindura itegeko rimwe ryo mu mategeko ngo bigire icyo bimarira umuntu wacumuye, ariko umwana we wifatanije na se kurema umuntu yashoboraga gutanga igitambo Imana yemera guhuza umuntu nayo, ariko kwitanga ubwe aho igitambo akishyiraho umujinya w'Imana. Abamarayika bamenyesha Adamu ngo nk'uko igicumuro cye cyazanye urupfu n'ubutindi, niko rero n'ubugingo no kubahwa iteka bizatunganywa n'igitambo cya Kristo Yesu. Nshuti muvandimwe, ntabwo ubugingo bw'umumarayika wese bwashoboraga kujya mu cyimbo cy'icyaha cyacu, ahubwo umwana w'Imana wabanye n'Imana mu kurema umuntu niwe wari kwishyura icyo amategeko yasabaga. Nuko umwana w'Imana yemera kumanuka ku isi, yemera gupfira cya cyaha. Rero kwizera ibyo ngibyo kwa Adamu byari kuzatuma igicumuro cye cyazanye urupfu n'ubutindi gikurwaho rwose, kandi kigahanagurwa binyuze mu gitambo cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu n'uyu munsi umunyabyaha wese umaze gukurabukwa Kristo, agasobanukirwa urupfu Kristo yapfuye ku musaraba, akabyizera, ababarirwa ibyaha bye byo mu gihe cyashize, akababarirwa ibyaha bye yakoze, maze akitwa umwana w'Imana, akitwa umuziranenge. Si uko aba nta cyaha yakoze, ahubwo ni uko aba yizeye amaraso y'Umukiza. Kwerekanwa kw'ibihe bizaza. Adamu yeretswe ibizaba bikomeye uhereye igihe aciwe muri wa murimo wa Edeni kugeza igihe cy'umwuzure, ndetse gukomeza kugeza mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo mu isi. Urukundo yari afitiye Adamu n'urubyaro rwe rwajyaga gutuma uwo mwana w'Imana ajya hasi, akenda kamere y'umuntu. Kwicisha bugufi kwe kuzatuma azahura abazamwizera bose. Bene icyo gitambo cyo cyari gihagije gukiza abo mu isi bose, ariko ni bakeya gusa bajyaga kwakira agakiza baheshejwe n'igitambo gitangaje gityo. Hano dusubye amagambo avuga ko abazemera icyo gitambo bonyine ari bo bazakizwa. Bivuga ngo abazizera Kristo nibo bonyine bagomba gukizwa. Abenshi ntibakwemera gukora ibibabaza ngo bakire agakiza gakomeye. Bakunda gukora ibyaha no gucumura itegeko ry'Imana, naho bakwihannye bakumvira bagakundira kwizera kuzanwa no gukiranuka ku bwa cya gitambo cyatanzwe. Icyo gitambo cyari gifite igiciro kitagira ingano rwose, kugira ngo ucyakira abe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu akazaba ingume kurusha izahabu nziza ya Ofiri. Adamu yeretswe imiryango izakurikira, abona uburyo ubugome buzagwira, igicumuro no kwandura, kuko umuntu azajya akurikiza imyifurize ikomeye ya kamere yo gucumura amategeko yera y'Imana. Yeretswe ko umuvumo w'Imana uzarushaho kugwira ukaremerera abantu n'inka n'isi ku mpamvu z'uko umuntu azakomeza gucumura. Yerekwa ko ibibi n'urugomo bizakomeza kugwira, ariko ngo nubwo ubutindi n'agahinda bizaba bigwiriye, ntihazabura kubaho bake bamenye Imana bakayinambaho, ndetse bagasigara badafite intege nubwo ingeso z'abandi bo zizaba zononekaye. Adamu yumvishwa ibyaha ibyo ari byo ko ari ukwica amategeko. Yerekwa ko gusigingira ko abantu mu by'umwuka by'ubwenge no mu by'umubiri
bizaba amaherezo y'ubwoko bw'abantu bitewe no gucumura, kugeza aho isi izuzuriramo ubuhamya bw'uburyo bwose. Imyaka y'umuntu yaratubijwe bitewe n'imigenzereze yo kwica amategeko akiranuka y'Imana. Imiryango y'abantu yahereye ko ibitagirira akamaro cyane, basa n'abatagira agaciro, batagira icyo bamaze rwose. Abenshi ntibashoboraga gushima ubwiru bw'ibyabereye i Karuvari, ari byo by'ukuri byubahirijwe, ari byo guhuza Imana n'abantu, kandi ari nabyo nama y'agakiza. Insiriri ibaye kwinezeza k'ubwenge bw'abantu. Ariko rero nubwo umuryango w'abantu wagira intege nke n'ubwenge bw'umwuka n'imbaraga z'umubiri bikagaragara, Kristo yari agikomeje imigambi yatumye ava mu ijuru akanababarira abanyantege nke batagira agaciro bahenebereye cyane, akanabararikira gushyira intege nke zabo mu we. Baramutse bamusanze yabakenura ibyo bakeneye byose. Nshuti muvandimwe, Adamu yerekwa amateka, uburyo imyaka izagenda ikurikirana, uburyo ki abantu bazarushaho kugoma banga Imana, uburyo ki abantu bazakomeza kwanga amategeko y'Imana, uburyo imyaka y'uburame izagenda igabanuka, uburyo abantu bazasuzugura igitambo cya Kristo. Ibyo byose abona ko bitewe n'igicumuro cye. Nuko abona ko igicumuro cye rwose cyangwa icyaha cye cyo kwica amategeko y'Imana gikomeye cyane, kandi abona ko amategeko y'Imana yari yangijwe rwose, kandi ko amategeko y'Imana adakwiye kuzongera kwangizwa. Nuko Kristo afata umwanzuro wo kuza ku isi. Nubwo yabonaga ko abantu bazemera igitambo cyari bakeya, ariko Kristo yaremeye aza ku isi kugira ngo abo bakeya bazemera bazaheshwe nawe kuzaba mu bwami bw'Imana. Ituro ry'igitambo. Igihe Adamu akurikije iby'Imana yamubwirije agatamba igitambo ari cyo mpongano y'ibyaha, byamubereye umuhango ubabaje cyane. Yagombye kuramburira ukuboko kwe gukuraho ubugingo bushobora gutangwa n'Imana yonyine. Atanga impongano y'ibyaha. Bwari bwo bwa mbere abona igipfa. Ubwo yarebaga igitambo kiva amaraso gitsambagurika cyendaga guca, yari akwiriye guhanga amaso umwana w'Imana yizeye, kuko ari we gitambo cyashushanywaga kandi niwe wajyaga kuzitambira abantu. Uyu muhango wo gutamba washyizweho n'Imana wari ukwiriye guhora wibutsa Adamu ko yacumuye, bikanagaragaza ko yihannye icyaha cye. Uwo mugenzo wo kwica ubugingo wumvishije Adamu cyane igicumuro cye, kandi nta kindi cyajyaga gushobora kugikuraho keretse urupfu rw'umwana w'Imana ikunda. Yatangariye cyane ineza y'urukundo bitagira akagero byatumye itanga igitambo kitagira akagero ku bwa benshi bacumuye ngo kibakize. Nshuti muvandimwe, nk'uko tubibona, ituro ry'igitambo mu by'ukuri ntabwo iyi nama cyangwa iri tungo ryari ryishwe ari ryari rifite ubushobozi bwo kubabarira icyaha. Oya rwose, nta nubwo ari amaraso yaryo. Oya rwose, ahubwo uwo ryashushanyaga ngo ubwo ryicwaga, ngo umunyabyaha yagombaga kwizera adashidikanya ko uko kiri kwicwa cyangwa uko iki gitambo kiri kumenwa amaraso, ariko umwana w'Imana agomba gupfira ibyaha bye. Kubwo kwizera icyo ngicyo rero akababazwa n'icyaha cye, bityo Imana ikamubabarira ibyaha. Ubwo Adamu yasogotaga igitambo kitagira inenge, byamubereye nk'aho ashesha amaraso y'umwana w'Imana ukuboko kwe. Yamenye yuko iyo anamba ku Mana no gukiranuka ku mategeko yayo yera, nta rupfu rw'itungo cyangwa rw'abantu rwajyaga kubaho. Ariko amaturo y'ibitambo yashushanyaga igikomeye kitagira inenge, ari cyo cy'umwana w'Imana ikunda. Yagaragarizagamo inyenyeri y'ibyiringiro itamurura umwijima w'ibyajyaga kubaho bikiri mu ibanga kandi biteye ubwoba, maze iborohereza ubwihebe bwo kuzarimbuka. Nshuti muvandimwe, gutamba iri turo ry'igitambo kwa Adamu cyari ikimenyetso cy'uko yizeye intama w'Imana ukoreye ibyaha by'abari mu isi. Cyabaga ari ikimenyetso cyerekana ko yizeye Kristo, we wagombaga gupfa kandi agapfira ibyaha bye. Rero ubwo yasogotaga iki gitambo kitazira inenge, yagombaga kuzirikana umwana w'Imana utagira icyaha, wemeye kuzishyiraho icyaha cye, wemeye kuzishyiraho ibyaha by'abari mu isi, kugira ngo umuntu wahinganye
yongere guhinduka umuntu muzima. Nshuti muvandimwe, Kristo ubwo yazaga ku isi cyari igihe kigaragaza ko amategeko y'Imana atazigera avaho, ariko uzasanga muri iyi minsi abantu benshi bigisha ko amategeko yavuyeho, bavuga ati iri tegeko iri niri ryavuyeho, aya mategeko rwose yari ay'Abisiraheli ba kera, ntabwo ngo kitureba. Nshuti muvandimwe, iyo umuntu avuga gutyo aba agaragaza kudaca bugufi, kandi aba agaragaza kwishyira hejuru, kandi aba agaragaza kugomera amategeko y'Imana. Nyamara aya mategeko yagomewe niyo yatumye umwana w'Imana aza ku isi agapfa. Rero twebwe dukwiye kubaha amategeko y'Imana kandi tukayakunda kandi tukayakurikiza, kubera ko iyo Adamu na Eva bayakurikiza bakayubaha, nta cyitwa urupfu cyari kubaho hano ku isi, nta muntu wari gupfa, yewe nta n'itungo ryari gupfa. Rero kwangizwa kw'amategeko cyangwa kuzirwa kw'amategeko ku bakurambere bacu byatumye urupfu ruza hano ku isi. Mbere hose umukuru w'ab'inzu niwe wabaga ari umutware n'umutambyi mu rugo rwe. Hanyuma aho abantu bagwiriye ku isi, Imana ishyiraho abanyamuhango bo gutambira abantu. Amaraso y'igitambwa bari bakwiriye kuyahwanya n'amaraso y'umwana w'Imana, n'abanyabyaha bakabyumvishwa batyo mu bwenge bwabo. Gupfa kw'igitambo kwari gukwiriye guhamiriza bose ko igihano cy'icyaha ari urupfu. Uwo munezero wo gutamba igitambo watumaga umunyabyaha yimenyaho icyaha, akawugaragarizamo kwizera kwe, bikaba bimusuriye cya gitambo gikomeye kitagira inenge cy'umwana w'Imana. Nta mugisha cyangwa agakiza byajyaga kuva ku Mana ngo bigere ku bantu. Imana yagize ifuhe ishaka kubahiriza amategeko yayo. Kwica ayo mategeko kwatumye habaho gutandukana guteye ubwoba hagati y'Imana n'abantu, barebana yifitiye umudendezo anezerewe. Amaze gucumura, Imana ikajya ivuganira nawe muri Kristo n'abamarayika. Nshuti muvandimwe, Imana yashyizeho uburyo bwo kuvugana natwe biciye muri Kristo ndetse n'abamarayika. Nyamara mbere Imana yazaga ikabona imbonankubone. Nshuti muvandimwe, tumaze kubona iby'iri turo ry'igitambo, hari birashoboka ko tuzakomeza tukabibona imbere, ariko twibaze impamvu Kayini na Abeli bazanye ibitambo, ariko nyamara bose ntibyemewe ku rugero rumwe. Impamvu nta yindi, ni uko igitambo cy'amaraso cyashushanyaga kwizera umwana w'Imana agombaga kuzatanga. Mbese ubwo Kayini yatambaga ibimera, yari yerekanye kwizera umwana w'Imana? Oya rwose. Rero niyo mpamvu Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yashyizeho uburyo bwo guhongerera icyaha cyabo ndetse no kwerekana ko bizeye Kristo. Ubwo bicaga itungo, intama itagira icyaha, igapfa, bakabona uburyo iyo ntama ipfuye, niko no mu bihe byagombaga gukurikiraho buri muntu wese yagombaga gufata itungo akarisogota nk'ikimenyetso kigaragaza kwizera Kristo nk'umwana w'Imana agombaga kuzaza hano ku isi. Nshuti muvandimwe, ibi turi kubivuga naho byari kuzabaho mu gihe cya Adamu, ko umwana w'Imana yagombaga kuzaza ku isi agapfa, ariko ubu twebwe turi kubivuga nk'ibintu byamaze kuba amateka. Umwana w'Imana yaje ku isi arapfa. Uyu munsi ibitambo Adamu na Eva ndetse n'abakurambere bacu tutaraza ku isi batambaga, twebwe ntabwo bikitureba. Icyo dusabwa ni ukwitegereza umwana w'Imana ku musaraba kubwo kwizera. Rero iyo tumwitegereje, ibyaha bizanwa no kwica amategeko y'Imana, Imana irabitubabarira. Kandi iyo tubyizeye rwose, Imana idufata nk'abana bayo kandi ikatwakira rwose nk'abana bihannye. Ubwo rero igitambo kizira inenge cyamaze gutambwa ari we Kristo. Nahanjye nahawe kugira ngo twizere umwana w'Imana, kandi rwose naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, arabyeza bikaba umweru bigasa nka shelegi. Kandi nk'uko tubisoma mu Baroma igice cya 6:23, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buri muri Kristo Yesu. Dufite ubugingo muri Kristo Yesu, kuko
ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Mbese Kristo ko yapfuye yari yakoze ikihe cyaha? Niyo mpamvu ibyaha byacu yabyishyizeho kugira ngo muri we twemere ibyaha byacu, maze abibambanwe ku musaraba, maze nitwizere icyo gitambo gikuraho ibyaha byacu bikurweho. Nshuti muvandimwe, twabonye muri kino cyigisho, mbese inama Imana ifitiye abantu ni iyihe? Inama Imana ifitiye abantu uyu munsi ni ukwakira igitambo kizira inenge cy'umwana w'Imana, ni ukwemera amaraso y'umukiza, ni ukwemera agakiza Kristo yaduhereye ubuntu. Dukwiye kwirinda cyane gutamba ibitambo nk'ibya Kayini. Dukwiye kwirinda cyane gutamba ibitambo bitarimo kumeneka kw'amaraso, kuko ibyo bitambo n'ahandi byatuganisha bureka urupfu rw'iteka ryose, bureka kugirira ishyari abavandimwe bacu. Nshuti muvandimwe, igihe cyose tuzazirikana agaciro k'amaraso y'umwana w'Imana ku musaraba, igihe cyose tuzazirikana agaciro k'umusaraba w'i Karuvari, ntabwo tuzigira dutesha agaciro icyaha. Tuzumva ko amategeko y'Imana yera kandi azahoraho iteka ryose. Muri uyu mwanya icyo nabasaba nisabira ni ukugira ngo duharanire kweza, kandi duharanire kurabuka umusaraba, duharanire kurabuka ubuntu bwa Kristo bukiza, maze atwezeho ibyaha byacu. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Mana yacu, Mana ikomeye, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye cyane ko ugize neza, uduhishuye ituro ry'igitambo cy'ibyaha byacu. Ubwo Adamu na Eva bamaze gucumura, beretswe ko bagomba gufata itungo ridafite ikizinga cy'icyaha bakaritamba, maze bakitegerereza ububabare bw'iryo tungo, bakitegereza ayo maraso ari kuva, bakizera Kristo uzaza kubucungura. Ibyo ngibyo byarakozwe, umwana wawe yaje ku isi aradupfira. Niyo mpamvu nasabye ninginga Data kugira ngo duhishurwe Kristo, kuko ari ikintu cyonyine cyaduhesha amahoro. Uduhe kumuhishurirwa kugira ngo tugire ubuzima butegereje ubwo ugiye kwerekanwa. Nsabye nisabira kandi nsabira n'abandi mu izina rya Yesu, amen.